What? Ntabwo ari byiza vrema. Ntabwo ari byiza rero ubwo bikunze mana. Wow. Wow, mbega ifoto nziza. Sari. Mana yanjye. Wow. Enchki. Wow. Mbega ifoto nziza. Okay, karibu. Wow, finally baranunguye biramfata mu buryo ntatekerezaga nari sanzwe nkunda mufata asanzwe ariko iyo ishushanyije iranezeza cyane birusheho rero no mugisha ukomeye cyane sinzi umuntu uri inyuma y'ibi bintu ariko ndaza kumumenya nyuma so ni foto nziza cyane ikoranye ubuhanga budasanzwe kuva nabaho nitwanjye burajyaga nanga amafoto ngo bayashushanye bakashushanya nabi bikambabaza ariko kubera ko mbikunda nkabona birasa neza none uyu nguyu arantunguye rero abakunzi ba The Blessing Show nyamuneka nimuze kubona ikiganiro kigeze uko nanjye nabiteguye kubera ibyishimo nimuze kugira ariko misengira amatsiko yo kumenya ibintu akoresha uburyo abikoramo gusa icyo nzi cyo nkuko mwayibonye byari iraryo imeze neza amafoto yose ngiye nigeze nkoresha ku bantu bose ntago bashanyije gutya mu bimenye ntago bigeze bashanya gutya niba yitwika niba yishushanya simbizi ko bikora ariko agiye kubitubwira Mugisha tugaha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza cyane. Uragize utya uzana ifoto mu buryo butunguranye iwanjye mu rugo iwacu rero sinzi uburyo ndi bukubwira ariko nagira ngo first of all banze bibwira abantu badukurikiye Mugisha ni muntu ki amazina yese Mugisha ari ry'ubuhanzi cyangwa amazina ababyeyi bakwise gute? Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mugisha Jean Paul niyo mazina niswe n'ababyeyi. Okay, mu bugeni nahisemo kwitwa Mugisha ko Mugisha ni izina nkunda cyane. Yanashatse guhuza ubugeni nanjye. Nawe. Umugisha. Blessing wabitangiye ryari ubikurahe? Ndubwire imva n'imvano yabyo kuko bino bintu mbona ko uburyo urebye ifoto uburyo ikoze ntago ari ibintu bipfa kuza ngo pa nanubwo ari ibintu bya famille bituruka muri famille ngo ukuntu ngo papa yarabikoraga simbizi nimba yiba uraza kubimbwira ariko sinzi ndagira ngo umbwire imva n'imvano yo gukora ibi bintu. Okay, imva n'imvano yo kuba umunyabugeni ubundi nabyita ko navutse ngiye nkunda gushushanya. Narabivukanye. Wavutse ushushanya mu yandi magambo yavutse ari umushushanyi. Navutse ndi umushushanyi nyine gushanya nisanze bimera nkaho bintemba mu maraso. Okay. Ariko wenda ntago nabyita ko ndi umwana nari umuhanga ariko ndabyibuka njya mu ishuri bwa mbere. Ikintu cya mbere nakoze no gushanya tumodoka. Nimba uzi ibishanya abana nyine bakora mu ishuri nari nkabo ariko nyine uko iminsi yagiye igenda nagiye ndushaho kubikunda urukundo rwabyo rugenda ruza kugeza nyine mbigize akazi kanjye. Ubigize akazi kawe buri munsi. Ni umwuga wawe. No kuvuga mu ishuri wize ibi cyangwa wize ibindi bino biza nyuma? Oya, mu ishuri ngeze muri superiere amasomo nize atandukanye cyane ariko nigeze kwifuzaho kwiga ariko ntibyakunda. Kubera iki? Byagenze bite tubwira impamvu bitakonze kubera yuko umwana icyo ashaka nicyo agomba kwiga. Simbizi wenda hari ababyeyi bakubwira ati ntabwo tubishaka. Ababyeyi bari gusapotinze? Baransapotinze n'ubu baransapotinga ariko nisanze nyine niga mu wa kane ndi kwiga MCE ariko ntabwo nari nyanze. Ariko nyine ndavuga ati ntabwo nagive up on my dreams. Ndavuga ati kubera ko nyine nagiye kwiga ubugeni mu ishuri ariko mfite kubyigisha ngiye ubwanjye. Kuva icyo gihe natangiye ndakora cyane ngenda mbona imyitozo myinshi ntabwo navuga ngo ntabwo nabyize kuko n'ubu iyo ndi kubikora meze nkaho ndi kwiga. Yego. Urabizi nyine uko ukora cyane nibyo bigena nyine uko ungana. Reka wenda bijyanye no kurya. Kurya cyane. Ibiryo uriye nibyo bigena ingano y'uko ungana. Yego. Nimba urya bike ugira size ntoya nimba urya byinshi urabyibuha. Rero nanjye nagerageje kwipushinga uburyo nshoboye kose kugira ngo
ngere kuri no level ndi ubu ariko nyine ndashaka niyenzeho iyi ngiyi kuko iyi ntabwo ihagije. Yeah. So wajyaga mu ishuri kwiga wize interna? No. Wize externe? Nize na. Utaha. Yeah. So nukuvuga ngo wajyaga kwiga ariko ibitekerezo n'umutima biri mu gushushanya. Mu gushushanya namaraga amasaha menshi cyane nshushanya. Ko wigaga mu yandi magambo. Narigaga ariko umva nyine niho hari ibitekerezo. Wavaga ku ishuri ugahita ujya gushushanya? Even no ku ishuri nashushanyaga muri break. Nabaga mfite sketch nyine sketchbook nyine nkoramo imyitozo. Nkora n'ubundi buntu butandukanye buri creative butuma ntajya kure ya art. Ku ishuri ugasanga abakabiti abanyeshuri ntabwo bafite amafaranga menshi. Bakaza Mugisha turagafoto dukorere ya. Warabashushanyaga? Hanyashushanya abantu bakoze anniversaire. N'abandi bakeneye kwishima bisanzwe ariko ntabwo nukuvuga niwe wari photographe wabo mu buryo bw'ubugeni. Nisanze nyine twari abartiste bari mu kigo ntabwo wenda ntabwo mvuga ko wenda ikintu njya ndegreta nuko nize ku kigo kitariho abantu bandusha gushushanya niyo mpamvu wenda nabyita ko ariyo kuba kutiga ahantu hari abantu bashanya byatumaga nyine niyumva usubira inyuma umva ari wowe wahatari nyine warenze kandi abantu babonaga uri wahatari at your level. Ariko n'ubundi kuri level yabo wari ubarenzeho. Yes. Ubwo nyine ko byagiye bimotivatinga wasangaga nko ku kigo hajya haba nyine nk'ama talent show ugasanga nyine art turayoboye byari byiza kuba ibaze nyine kubushushanya mu kigo cyose kuntu wiyumva nyine byari byiza to ni ibintu nanashimira Imana cyane. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byaje mu maraso yawe wowe urabikunda from nowhere bimbamo bikurimo. Hanyuma ntago byigeze byafekta amasomo yawe asanzwe. Hari ukuntu ababyeyi ubona icyo umwana akunda akavuga ati umva rero wa mwana ubwo utangiye kujya muri ibintu ntago uzigera wiga kandi ho ugasanga biragutwara time nini noneho ugasanga amanota yo mu ishuri nturi gukurikira ahubwo bire mu gushushanya bavuga hari imibare ukaba wishushanyiriza byose ukaba uri gushushanya. Hari ukuntu usanga umwana hari ibintu byamutwaye umutima. Wowe byakugendekeye gute? Buriya rero hari ikintu ababyeyi bo mu Rwanda bajya bibeshya ariko wenda bwo bamaze kubimenya. Ubugeni buriya umuntu w'umunyabugeni ni umuntu ufite ubwenge bwinshi cyane ukoresha ubwenge kuko ati ubwayo iyo ukunda gushushanya bibyutsa igice cy'ubwonko nyine kibyutsa creativity gituma ufata vuba. Rero ngewe nta na rimwe nigeze mbona ndi umuswa mu ishuri nabikoraga neza nkashushanya neza nyine bitambuye ntabwo nabyita ngo nari umuswa ariko nanone umuntu w'umushushanya nyine uba umuswa kubera ko ashushanya aho ngaho nabyita ko ari ikibazo no kutimenya kuko ntabwo yaba azi ubushobozi afite kubera gushobora gushushanya ni ibintu sinzi uburyo nabisobanura ni ibintu birenze nyine bibyutsa ubwonko bufata cyane. Nk'ubu wenda nkanjye si ukwiyemera ariko nsigaye mfata mu mutwe cyane ariko usigaye ugira ubwonko bukora cyane ugasanga umuntu abonye nimero wese uyifata cyangwa ibindi reka kubera indangamuntu ubundi ikintu cyaraniye gufata mu mutwe ni nomero y'indangamuntu ngiye yanjye ndayizi ndabona ngiye gushushanya kugira ngo njye mfata ibintu mu mutwe yanjye ndayizi. Ni ukuvuga ngo ufata cyane mu mutwe nyine nibyo no mu ishuri warafataga nibyo nari gukomeza kuvuga nazaga mu wa mbere yego wenda sinari uwa mbere ariko wa mbere nabaga ndimo kandi ari ibintu bitambunye. Rero gushushanya ntago abantu bashushanya nyine kubushushanya bivuga ngo uri umuswa ahubwo gushushanya bikongera ubwenge bikongera ubushobozi bwawe no kuba wafata no kuba wamenya ubwenge. Urakoze cyane. Mbere yuko njya mu bindi reka mbanze mushimire ku bw'iyi foto pe wakoze Imana iguha umugisha. Wakoze cyane pe. Hanyuma noneho ndagira ngo umbwire uburyo waje gukora bino bintu uburyo waje kubigira umwuga wawe umaze kwiga segonderi se byatangiye nyuma ya segonderi byatangiye nyuma ya university cyangwa byabaye umwuga ryari kumva ko ugomba gukora ubikaguha amafaranga? Reka mvuge story yanjye nubwo nakunda kuyivuga kuri kamera nta kibazo. Arabyumva nkomeje wenda mu buzima bw'ishuri ngiye mu wa kane ntabwo ari kera cyane 2016 n'ejo bundi nibwo wari ugiye mu wa kane? nibwo nari ngiye mu wa kane segonderi. icyo gihe urumva ntabwo nari nagiye kwiga gushushanya nk'uko wenda nabishakaga ariko nyine ntabwo navuga ngo nabishatse cyane nyine ngo numva ari byo nshaka ahubwo nisanze nyine niga ibyo niga ndi kwiga MCE imibare nyine computer na economy.
ubwo icyo gihe ntabwo nigeze mvuga ati mvuye ku nzozi zanjye ahubwo natangiye kujya nkora cyane ngenda nsura amagalleries noneho urabizi muri icyo gihe abana b'abahungu nyine sinzi waba uri kureba ibintu we ukuntu ameze urabizi dukunda guhasorenga ntabwo dukunda kugira ikintu ngo tugikuye ku ababyeyi nyine baba bakoze ibyo bagomba gukunda kuvumbura ubwo rero umuntu yisangaga nyine akora utundi tuzi kugira ngo abone reka mbyite side hustle kugira ngo abone amafaranga ariko njyewe natunguwe no kubona abantu nyine bashushanya bakabonamo amafaranga ndavuga ati se ko ngiye mbishoboye why not nabigira business bikaba byaba akazi nibwo kuva icyo gihe nyine urukundo rwa art noneho rwa boostinze noneho ngenda nangira kujya nsura some galleries yagenda ndeba ukuntu bakora nyine bigenda binkurura cyane ndabyibuka nka 2017 tugiye kwinjira muri 2018 nigeze gusaba Imana ndabibwira ati nyine mu isengesho ko nyine ngiyewe mfite ukuntu nyine mba mu nzu zanjye nyine nicyo nsabye Imana irakima mfite nyine kubisaba mbyita nk'ari brag ariko mu gihe ntazi gito nkabona biciyemo nabwiye Imana ati rero Mana mfasha uteze imbere imirimo y'amaboko yanjye muri uno mwaka byibura ngo niyo nabona galeri najyamo ariko nyine nisanze uwo mwaka wa 2017 ugiye kurangira nisanze ibi byose mbirimo noneho bigeze 2018 nibwo bwa mbere nakoze portrait noneho nk'akazi yanyayo wayikoreye byagenze gute ukuntu byagenze ubwo urumva ngo twari tugeze muri S6 ubwo hari umuntu w'ikamba nyine w'umunyeshuri waje muri class ubwo nari mfite sketchbook nari naraguze urumva ndi kwitraininga nyigeze kure nari narakoze impapuro nk'ijana mvuga ati ngura na crayon imwe ndabatiza impapuro zajya kurangira namenye gushushanya no ngeze kure nari ngeze nko ku rupapuro rwa 50 umunyeshuri yaraje nyine twigana urumva yaraje ari mushyashya arambuye nyine reba ibishushanyo nakoze aravuga ati why not tangorera ifoto yanjye none nanjye kuntu meze muri ngewe iyo umuntu nyine ngiriye icyizere ntago nagitengwa ntati nari biza ndagenda iyo foto ngwana nayo mbona ivuyemo nabyita ko iyo foto ariyo yahinduye ubuzima bwanjye niyo ngiye icyizere na boostinga kugera nyine kuri uru rwego n'ibindi nkora wenda iyo foto yikoreyanye ibyo byose wari utarabona ibikoresho cyangwa warabibonye ibikoresho nari mbifite urumva crayon n'ima undi art nyine babizi hera kuri crayon n'impapuro byo byambaga hafi nanabiboneraga ubuntu ukabona umuntu araje ati mfite crayon afite icyo nyimaza yijyana atakira impapuro byijyana urumva ni kuvuga ngo wakoze ifoto ukoresheje crayon n'urupapuro nibyo nahereyeho mbere yuko ninjira muri ino style ya Pyrography noneho ikindi igihe cyose maze mu bugeni abantu baransapotinze ku rwego rushoboka nabyita ko ari Imana ari umugisha w'Imana nk'izina ryawe so ni ukuvuga ngo iyo foto yahise ifungura imigisha yawe ifungura imigisha nanone muri uwo mwaka wa 2018 nigeze kujya wari ukiga ariko nanone nari ndi kwiga nyine 2010 nari ndi kwiga mu wa gatandatu secondaire ubwo hari sale yari yuzuye mu kigo one day nigeze kuyihagarara imbere nyine ndi imaginati nk'ubu ni nk'iki nakora kugira ngo abantu mpagaze imbere y'abantu nyine muri njye nabonaga ifoto nyine abantu buzuye nyine bameze nk'aho bari kunase ni nk'iki nakora muri njye wenda abantu nyine bari hano bari kuvuga ati wow bavuga ati Mugisha aho ngaho nyine byambayeho birangirira ariko natunguwe nuko nyine urumva 2018 byambaye mu kwa mbere nisanze no mu wa gatatu bya bindi biri kuba turi muri club ya art turi guperforminga nyine abantu bari kuvuga ati wow kuri project nyine byari ibintu birenze kuri wowe wumvaga ari ibintu bihambaye nabyita ko ari ryo tangiro nyine ryo mu rugendo rwawe Mugisha noneho reka tugaruke kuri iyi foto tugaruke kuri iyi style uri gukora sibyo ibisa nkaho iyi foto ikoranye ubuhanga kandi isa nkaho ari nini ntabwo dusanzwe tuzi aya mafoto ameze gutya sibyo so ndagira ngo mbwire bimwe bikoze iyi foto kugira ngo ifoto imere gutya
na wa muntu udukurikiye uri hano ushaka kuzakora surprise sheri we, nyamuneka abantu mudukurikiye please mukora ama surprise, abantu bakunda ama surprise, abagore abakobwa mukunda ama surprise. So Mugisha arahabaye ari tayari, murabibonye. Ndagira ngo tucire muri make ibintu bigize iyi foto. Okay, ino foto wenda kamera sinzi nimba uri kuyibona neza. Iyi foto ukuntu ikoze mu buryo bwihariye. Ikoze mu buryo butwitse. Izo ureba nimbaho sinzi nimba muri kuzumva. Ni igiti. Ni igiti. Ngewe style nkoramo nshushanya ku biti ariko nkoresheje ibyuma bishyushye. Nkoresha amaverasi ayanga. Ayo. Fata ifoto. Ifoto ifata muri telefone, ifata kuri nuzi. Uyima muri telefone. None ngiye nkaba nayigushyirira kuri wood. Ingano yose washaka unashaka n'ingano n'urugero. Biterwa n'ingano ndi kuyikora. Nibwo buryo ikoze mu buryo butwise. Uburyo bwihariye nabyita ko dukora turi bake. Uratwika. Ureba ifoto muri telefone ugatwika hano bikajyaho. Acha blague. Uziko kera najyaga nzi ko ufata ifoto yo numva ukajya nyine kuyisohora bakaguha ifoto yayifatika ukayitishira hano ibintu byo kudekarika gesture bajyaga bakora ukagera gutyo ugashishura gutya. None umuriro uraho n'ifoto iri muri telefone ihurira he n'ifoto yagiye hano? Byose bihurira mu kaboko. Ukabona uko wayifashe hariya muri telefoni niko yaje hano bihurira he? Urumva ngewe nyine style nkora style ya realisme ariko nyine ndashaka ko hyper realistic. Ngewe maranira ko umuntu ifoto ko yayimaye ariko imuha nyine imeze. Urumva ngewe n'akaboko kanjye ubuhanga budasanzwe. Ubuhanga budasanzwe. Nta kintu ushira hano inyuma cy'ifoto. Wapi oya ntago bibaho. Naho cyajya kuko ntago numva image iri muri telefone uburyo zikaza hano. Ubwayo oya nagiza hano. Mba nyifite nyine ndi kureba mu gutya nkagenda nkora. Kuko ubwayo iki ntago kinabyita. Kirakomenda ndabibona kirakona ko cyane effecting ku buryo wayibona tu. Ubuse ntago ntago ndakura neza, ni bwa bushobozi bw'Imana budasanzwe n'ubwenge uburyo utwika ifoto iri muri telefone ikaza hano. Mugisha nawe uri kumva ndi kukubwira cyangwa uri kubyumva? Ndi kubyumva. Uri kubyumva? Ugatwika ukavuga ngo ndatwika umusatsi wanje uri hano uzuje hano. Kenshi cyane ubundi abantu bagiye basanzwe bazi ibihangano byanjye. Nta nubwo bumva ko nyine mbishobora, niyo mpamvu nyine nkunda gukora ama videos ndi gukora. Nyine baba bati ibintu wa printinze. Wasanga ufite imashini yo printing ikabishyira. Printing ikabita bisohora gutya. This is not artwork. Ko nyine ngiye maranira gukora ku buryo maramo ikintu cyo gushanya. Kwa kundi ubona nyine ifoto iba ari igishushanyo yembikura mu bishushanyo mbizana mu buzima ku buryo ngo n'ikintu gifite ubuzima. Niba ari right ufite ukaba uyifite ukomeza akaba ari ukomeza. Ngiye nicyo kintu maranira iyo ndi gukora ifoto. Gutwika ndabikwigishije. Gutwika. Gutwika nyine ugashushanyisha uri gutwika. Wenda waraza bakubitwereka gasate kamwe buryo bikoramo ariko ragira ngo umbwire umuntu wakwigishije gukora gutya, umuntu wafatiyeho icyerekezo urabyumva. Nisanze muri galeri y'2017 ariko ntago nayitaga ariko yari itaraba galeri yari workshop. Ahantu nyine babaza uko ntago wakora Pyrography utazi skills kubaje kuko ntago washanya kurubaho utabaje. Okay, rero nari ndi kumwe na team nyine y'abantu dutekereza kimwe. Niyo twahoranaga cyane dukora. Noneho tuza kugira igitekerezo cy'ukuntu twashanya kumbaho. Ariko nyine dukoresheje ibyuma bishyushye. Icyo gihe rero twarabigerageje. Ni team nkunda gukoramo cyane y'isubyo. Nibo nabyita ko twatangiranye nyine ba boostinze talent yanjye. So nibo bakwigishije? Oya ntago nabyita kunyigisha. Ahubwo wabarebeyeho. Nabigiyeho nabo banyigiraho. Nabyita ko twese twacollaborating. Nuvuga ngo bwa mbere ubona kano kantu katwika gutya. Wakaboneye kuri bo? Hari mu isubyo. Niwo wakabonye avuga ati burya byashoboka ikereye nkayishira hasi. Byashoboka. Ikereye nkayishira hasi. Urabyumva? Twari tutaraba n'isubyo ariko icyo gihe. Twari tutaraba isubyo ariko twabikoraga nyine just for fun. Kamite for fun. turabikora umunsi umwe tuza kujya muri exhibition abantu baratungurwa cyane barabikunda
twe ntabwo twabyizeraga ko byakimpressinga abantu nk'uko byagutangaje. ni ukuri kose ntabwo ibintu bisanzwe yiga. Urumva nicyo kintu nahozeho nkubwira abantu nyine bahoze baduteza imbere mu buryo tutazi twari dushyigikiwe. Rero abantu babonye style yacu barayikunda kugeza n'iki gihe ngubu barabikunda nta muntu nta kintu I understand. Ubikora neza pe. Ubikora neza ni Mugisha Imana yaguhaye nawe biguhera mu kaboko kawe ukajya ubikora neza. Hanyuma wenda turi kugana wenda ku musozo w'ikiganiro agira ngo ugira abantu wenda nk'umusore udukurikiye cyangwa umwana udukurikiye ukunda gushushanya sibyo cyangwa nawe ubyiyumva amashaka kuzabikora umera nkawe nirihe jambo wamubwira se niki wenda ashobora kuba afite ibintu byinshi bitandukanye ese ntirihe jambo wamubwira cyangwa inama wagira abantu bakunda gushushanya? Okay, inama nagira buri muntu wese ukunda gushushanya umunyabugeni mugenzi wanjye gushushanya ntago nyine hari ukuntu abantu bagira ubwoba ngo ni ibintu bavukana ni ibintu wakwiga ukabimenya ariko bituruka mu rukundo. Yego. Ikindi nyine gukora cyane kuko gukora cyane nicyo kintu cya mbere. Icyo kintu cya mbere nyine barizi practice makes perfect. Sure. Uko ukora cyane nyine ugenda urushaho kugira icyo umenya. Ikindi nababwira bajye birinda nyine abantu babaca intege. Buriya hari umuntu washobora ibintu ariko kubera ko bwa mbere abikoze hari umuntu wamuciye intege agahita abireka ibyo byo nabyo si byo. Urumva ni ugukora cyane kudacika intege nanone ikirenze gukunda nyine ibyo akora. Ibyo byose ubikoreshe n'akazi akayo kose wakora akazi keza. Kandi ikindi ukagerageza no kuba inyangamugayo muri byose. Noneho uvuze gutyo ngo ukirinda abantu baguca intege binera kukubaza ikibazo kivuga ngo hari challenge wigeze uhura nayo muri aka kazi? Challenge? Challenge kugira ngo na wa muntu udukurikiye avuga ati ibyo byose nshobora guhura hari abantu baguciye intege mwahuye nabo cyangwa waje ukubita ibintu byose babishima. Ukuri kwibangiye ikintu nshimira Imana urumva aka kazi nkora kari karimo Imana nyine cyane. Ni ukuri ko Imana murigeze unci intege kuko wenda urebye nk'ifoto nakoze n'igitangira twakoraga mu buryo buri based on sketch ntabwo twari twatangira kuzanamo bino bintu by'ama shadings kuburyo ubona uruhu nyine ariko icyo gihe abantu barabyishimiraga bakabikunda cyane bakanabigura urumva nawe ugize aduciye kuko ino yari style yacu dukoze. Rero iyo wazanye ikintu ni wowe nyine ni wowe uha abantu ntago ari bo nabakujaginga kuko nta kindi azi ariko nyine nagiye nipushinga ngewe aravuga ati niba bishimiye gutya ni gute bakishima birushijeho. Niyo mpamvu nyine n'ubu ngubu ndacyari gukora cyane kugira ngo mpore nkora ibintu byiza cyane birusha ibyo. Mbega umugisha udasanzwe. Umugisha nigeze ahura na challenge n'imwe ntaba abantu baca intege ngo bivemo ngo gira gute nta wahuye nawe ugira amahirwe ariko babaho kuri bamwe na bamwe ndabazi benshi bamwe byagiye bibaho bakabivamo. Ngewe ibintu byanjye byari nk'umugisha byari nk'izina ryanjye byari nk'izina ryawe rwose. So no kuvuga ngo abantu badukurikiye mukunda gushushanya please never give up. Mubikunde kandi mubishyiremo mu imbaraga kuko urabona ko kugeza ubu ngubu Mugisha bikora nk'akazi sibyo Mugisha kandi karagutunga kandi kagakohesha amafaranga. Hanyuma tuvuge ngo umuntu ashaka Mugisha yamusanga he? Mugisha agukeneye ko umukorera ifoto ya runaka surprise yagusanga he? Okay, Mugisha unshaka wambona ahantu hose ko ahantu hose nyine nk'ama social media social media zikoresha abantu bakunze guhuriraho zose nzibaho wakandika @Mugisha Twitter, Instagram ahari hose noneho nkagira na website yego nayo wakandika www.mugisha hose nyine aho wanyura wasanga contact zanjye cyangwa ukabanyandikira kandi ikindi nyine ugasupporting ibintu nkora yaba kubisharinga ubibwira abandi yaba nyine ari uko nyine uburyo bwose bushoboka nyine wampushingamo kuko buriya iyo neye imbere mu byo nkora n'igihugu cyanjye kiba giteye imbere kuko wenda umuntu bakora afite kumenya agahita amenya ko ndi umunyarwanda yego kandi mfite no inspiringa nyine young generation nyine nabo bakaza none bakora ibirenze ibyanjye cyangwa n'undi mu mpano y'abakora. Urumva rero nagira inama buri muntu wese gusupportinga buri muntu wese ufite talent muri rusange yaba aririmba yaba akora iki ariko nyine muri field ya art. I understand. So umuntu ashaka kubyiga yagusanga se ukamufasha? Nta kibazo ngewe mfite n'abantu benshi nigishije wenda ntabwo nabavuga ariko wenda I know wenda hari abazabivuga babonye ama interview kuko ni byinshi nagiye nkora ntabwo ari ukuvuga ngo
no gushanya hari n'ibindi bintu nagiye ni introducing wenda nuko bitari hano ariko muzumva abantu nyine wagiye wigisha wow ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kwiga gukeneye nawe yaza ukamufasha nta kibazo na kimwe yabiherewe ubuntu kandi nawe azajya abibaha uko ubwenge bwe bufite niba ufata neza uzafata niba udafata uzigendere wibereho ujye mu bindi so Imana ibaha umugisha cyane twari kumwe na Mugisha so please go on social media mumukunde musapotinge binakora nimba wakunze inuza uzabona nomero bazacishaho hano nomero ze rero mushyigikire umuhamagare bakorera amafoto mu buryo bwiza cyane nta bintu byiza nko kubona ifoto nk'iyi ngiyi munsi kabisa nta bintu byiza niba ari umugabo wanjye uri inyuma y'iyi foto yubahwe vraiment yubahwe sinzi ariko yubahwe ndaza kumenya nzababwira next episode nzababwira umuntu wayikoresheje wamuhaye idea yo gukora iyi foto ariko Mugisha thank you so much kandi courage muri byose support yanjye urayifite don't worry urayifite Imana iguhe umugisha bw'ifoto nziza so the blessing people God bless you bye bye for now